Noneho ibintu bikomeje kugorana ubwo Pastor Colode bamwitaga umunyamakuru utari umwuga, ari umunyamakuru wakarabaye agaca no kanyura rwose murakabije. Oya ku munsi mukuru ntushobora kubona inyama n'udushyimbo ako gafu nako kare. ngo wagerageje kuvuga iyo ngingo yose ngo yahise amwita imbwa, mbega iyo ari kuvuga ababwejuru harimo ngo na Sicovia wamuvuzeho. Jewe niyamye imbwebwe zose, wabyumvise? Imbwebwe zose zimuka ngo izo zose zitezefu. Uyu Pastor Colode amaze kurwamenyo ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu bagenda bamunyizamo amaso bamucicikanisha ubu video bwe hirya no hino, harimo ubwo yagiye akotora i Rubavu n'ahandi hagiye hatandukanye, ari nabwo uyu mugoroba haje kwikubitamwa ko yisabana imbwebwe noneho kagahumira ku murari. no Abantu bose bakaza kutabyumvaho rumwe, cyane cyane yuko ngo yari arimo agenda avuga ku muntu bita Sicovia, ndetse n'abandi bantu bari kugenda bamumentioninga bavuga yuko atari umunyamakuru bikwiye. Kibaye ikigoryi noneho wala nakibaje kimbuye ngo yabwe ngo Icyongereza no. Uyu Pastor Colode ni umwe mu bantu bamaze kwipanga akazi k'itangazamakuru rwose, usigaye uhagaze neza muri iyi minsi dore yuko ari uri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Wowe ubwawe iyo uririmba bomba bitaguteye ikibazo. Nyuma ya haviri bavuga ukotinga inkuru z'intambara rwose yavuye akanyujije arahacicikanisha, ari naho yakoraga inkuru yizeza abaturage yuko nta kibazo gihari, urusasu rwaturika akirukanka akaba uwa mbere agaca amazuru. Uyu mwana ngo intandaro yo kwitabana imbwebwe ariho Sicovia yakoranaga ikiganiro n'umuvugizi wa leta Aremku cyangwa se mukuru arinda. Umaze kubyimba umaze kujya uvugisha inyoni. Yamubaza ku muntu bita Colode w'umunyamakuru Mutesi Sicovia akavuga yuko uwo muntu atamuzi. Numbaze ntawe nzi, cyokora nari nzi Pastor. Ubwo Pastor Colode yatangiye gutogota rwose ibyo Pastor ashyira ku ruhande, none aravuga ati hinga nze duhangane, tujye muri ringi batwereke cyangwa bampe ringi nkwereke. Mu gushaka guhangana na Sicovia niyo ringi yakaga, ari naho yahise yitabana imbwebwe, noneho bigahita bibagahuma munwa bigahumira ku murari, ibintu bikaba ibindi kugezaho yategetswe gusaba imbabazi cyangwa se akabihatirizwa akaza agasaba imbabazi, ariko ntibigire icyo bitanga. Gazi nk'ibisanzwe ni ikiganiro Pastor Colode yakoranye n'umunyamakuru bita Nyawe. Icyo kiganiro akaba yaraje kuvuga yuko abantu bagenda bavuga cyangwa bamuvugaho ari imbwebwe, bagenda bavuga ngo bwebwe abita imbwebwe. Aho yaje kubitira imbwebwe nto ku mbuga nkoranyambaga hahise hashya Kwita n'ahandi hose dore yuko ariho ibintu bikurira. Hanyuma Pastor Colode baramwataka baramwurira, kugeza aho ejo nabonaga yaje gusaba imbabazi, ariko nyine nta kintu byatanze ko Pastor Colode muri no minsi ari hit niyo uri kuvugwa. Ubwo kugeza ubu ngubu Pastor Colode nta kintu kijyanye n'umwanzuro cyangwa n'ike arafatirwa, kubera ko na Mutesi Sicovia yumvishije yuko yamumentioninze ku buryo bufatika, ngo kubera ko nawe ngo hari ahantu yamubabaje nyine aho yamwihakanaga imbere y'umuvugizi wa guverinoma. Ibyo bintu rero bikaba byarababaje Pastor Colode, akaba nawe yavugishijwe amagambo menshi amangambure agakubita atababarira, hakaza gushya nyuma. So guys, kora subscribe dukomeze.